Wari uzi ko ushobora kubona abasasipurayibazi igihumbi mu masaha 24 gusa? Yego si ibitangaza, birashoboka cyane, ni ibintu byiza cyane kandi byagufasha. Reka turebere hamwe rero ibi bintu bishobora kugufasha, turebere hamwe uburyo ushobora kubona abasasipurayibazi 500 cyangwa 1000 mu masaha 24 gusa nk'uko tugiye kubireba hano neza. Iyi video rero uyikurikirane nta hantu wihutishije, uraza kubona ibyiza byo kuba wabona abasasipurayibazi, cyane cyane ndashishikariza mwebwe aba YouTube content creator bakiri batoya kuba mwareka. Reka nguhe rero kuri uko kuri kose ku bijyanye no kuba wabona abasasipurayibazi 1000 mu masaha 24 gusa, njya kukwereka ibice bitanu. Igice cya mbere rero nta kindi ni ikivuga ngo ukuri kuri growth ya YouTube. Abantu benshi batekereza ko kubona abasasipurayibazi bisaba igihe kinini cyane, kandi n'ibyo ku bantu benshi, ariko ikibazo ko badakoresha uburyo bushya YouTube iri gushyira imbere. Uyu munsi YouTube ntabwo ikireba video ndende gusa, ikiri ya video ndende gusa, ahubwo iri gushyira imbere cyane ibintu bitatu. Ibyo bintu bitatu rero ni ibihe? Reka tubirebere hamwe. Icya mbere ni shorts, icya kabiri ni clickable titles, ikindi ni high orientation. Ni ukuvuga ngo impamvu ndi kubabwira aha ngaha, YouTube iri kwita kuri short cyane. Short cyane ko abantu bari kureba short, abantu benshi bakunda ibintu byihuta, bareba short cyane mu buryo bwihuse. Ikindi iri kureba abantu bakirika kuri kuri title yawe bareba ese abo bantu bashaka kureba, barimo bareba uburyo ukora, barimo bareba iki. Ikindi irimo irareba uburyo abantu bakwiyumvamo, abantu uburyo video zawe ziri gufasha abantu, ariyo thumbnail. Thumbnail niyo rufunguzo nk'uko nabibabwiye. Tugeze rero ku gice cya kabiri, strategy nyamukuru. Strategy nyamukuru ni ukuvuga ngo impamvu short zerekanwa ku bantu benshi cyane niyo utaramenya, mbese ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda ibintu biza gahoro gahoro, bakunda ibintu bitamara igihe kinini cyane. Ni ukuvuga ngo video nibura ya short igomba kumara amasegonda 60. Tangira ufite hook ikomeye, tangira ubwira abantu ibintu ugiye kuvuga, witangira kurondogora. Koresha amagambo akurura abantu. Nk'urugero naguha, reka tuvuge niba uri gukora video uvuga uti uyu munsi ndakwigisha ibi bikurikira, uhita ubishyira ku ntego. Ahubwo uvuga uti abantu 90 bakora iri kosa kuri YouTube, abantu 90, rero uwa muntu azahita avuga ati reka ndebe iryo kosa ninzarikore. Ibyo bintu mugomba kubimenya. Step ya kabiri rero, hook ikomeye. Hook ikomeye ni ukuvuga niba utangiye kuvuga ubwa mbere, tangira ubwire abantu ibyo uri kuvuga, reba muri kamera ubabwire uti ngiye kukwereka ikintu cyagufasha wakora wagera kuri ubu butunzi. Step ya gatatu ni orientation, nk'uko twabibonye. Step ya orientation ni ukuvuga ngo YouTube ikunda video abantu bareba kugeza ku ndunduro. Abantu niba ugiye gukora video, kora video itera amatsiko abantu bayireba. Kora video ituma umuntu avuga ngo reka ngo ndebe ko biza kurangira. Icyo nicyo bita orientation. Ni ukuvuga ngo icyo ugomba gukora ntuwigira intro ndende, oya, hindura kamera neza, shyiramo n'andi mavideo imfashanyigisho. Tugeze rero ku gice cya gatatu, aricyo bita content strategy. Content strategy, niba ushaka abasubscribers 1000 mu munsi umwe, content yawe igomba kuba ifite value. Ugomba kwicara ugatekereza content ugiye guha abantu. Ukora content plan, uvuga ati ese ndimo ndashaka, ibaza icyo kibazo, ndimo ndashaka abasubscribers 1000 mu munsi umwe, content yanjye igomba kuba ifite agaciro kangana gute? Ese ngomba kuyikora gute? Ngomba kwicara nkayitegura neza ku buryo izagera ahantu akamaro. Hitamo n'ishimwe, ngo ntukore ibintu byose, hitamo n'ishimwe, aricyo bita business cyangwa motivation cyangwa entertainment cyangwa education. Wijarajara, hitamo ikintu kimwe gishobora gufasha abantu uburyo ubwo aribwo bwose. Nicyo kintu nakubwira kuri iki kintu. Tugeze rero ku gice cya kane, aricyo bita CTA ikomeye. CTA ikomeye ni ukuvuga ngo abantu benshi bibagirwa kubwira aba viewers cyangwa abantu babareba gukora subscribe. Niba wicaye uri gukora video yawe, cyangwa uri imbere ya kamera, cyangwa utagaragara, bwira abantu gukora subscribe.
urugero rwa siteri nziza, niba ushaka kwiga uburyo bwo gukora kuri YouTube vuba kanda subscribe nonaha kuko ndi kuguha strategies za buri munsi. Ntuvuge gusa subscribe, oya tanga impamvu abantu bagomba gukora subscribe. Hano twigisha uburyo ushaka gukora kuri YouTube, twigisha uburyo ushaka kubona views, twigisha uburyo ushaka kubona aba subscribers. Wowe uvuga uti kanda like, kanda subscribe, kanda kunzogera kugira ngo ubone video ta ubwire n'impamvu. Tugeze ku gice cya gatanu, ibintu ugomba kwirinda. Iki gice mu cyitonda nicyo kingiye gutinda. Copy paste content, gufata content z'abantu, video ndende zidafite video zidafite agaciro. No ukuvuga ngo ibyo bintu kudakoresha thumbnail nziza. Ibi bintu bitatu ndabibabwiye mana yanjye mu byitondere. Cyane twamenye copy paste content, gufata content y'undi muntu ukayitura ukayishyira kuri channel yawe ukayikopiya nta n'ikintu uhinduyemo. Iryo ni ikosa rikomeye. Ibi bintu rwose ubyirinde muntu wanjye. Niba ushaka ko kubona aba subscribers 1000 mu masaha make, irinde gufata content y'undi muntu ukayiterura ukayishyira kuri platform yawe. Icyo ni ikintu rwose kitazaguhira. Niba uri kweditinga, yeditinge ushyiremo creativity yawe, ushyiremo ibintu byawe, ariko ureke gufata content y'undi muntu ngo uyiterure ushyire kuri platform yawe. Icyo gihe nta kintu bizagufasha, ahubwo baba subscribers aho kugira ngo babone aho uzababura burundu. Ikindi, video ndende zidafite agaciro. Hano umuntu ukora video ariko editinga video, akeditinga video ariko video nta gaciro ifite, video nta byigisho ifite, nta kintu cyigisha umuntu yakwicara ngo amareho umwanya arebe. Kora video, icare ushake ikintu, ushake uburyo editinga video yawe. Video ibirimo B-roll, ibirimo amagambo yigisha abantu, irimo ikibazo, irimo n'igisubizo cyigisha umuntu. Iyo video ubundi icyo twabonye ko ariyo video igira agaciro. Aho kugira ngo uzakore video umuntu ayirebe avuga se umuntu ndimo ndareba video, oya ubundi mbese ambaye bored ari kureba video yawe. Icara ukore video nziza. Ntabwo ushaka ko umuntu uzaza kureba video yawe ari bored. Naba bored ntabwo azaguha subscribe, ntazaguha iyo views ushaka. Kora rero video ndende ifite agaciro, apana ukora ndende idafite agaciro. Icya gatatu mvuga, kudakoresha thumbnail nziza. Hari abantu bashaka ajya kureba thumbnail akabase ubundi ayira video ndayireba. Kora thumbnail ifite curiosity, iteye amatsiko y'umuntu yavuga ati iyi video ndajya kuyirebamo, ku buryo umuntu azakanda kuri iyo video, ku buryo umuntu azavuga ati ariko nyamara nshaka kureba iyi video ushaka kumfasha, iyi video ushaka kumfasha mu kibazo mfite runaka. Kora thumbnail igaragara, thumbnail ku buryo umuntu ayireba akavuga wow, reka njye kuri iyi video iraza kumfasha. Kora thumbnail ikurura umuntu, kora thumbnail igaragara. Ibyo bintu bitatu maze kukubwira nubyirinda. Twavuze icya mbere ko ari copy paste, gukopiya ama content y'undi muntu ukayishyira kuri YouTube. Icya kabiri twavuze ko video ndende zidafite agaciro. Icya gatatu twavuze kudakoresha thumbnail nziza. Ibyo bintu byirinde niba ushaka kubona aba subscribers mu gihe gitoya, mu masaha 28. Ibyo bintu byirinde. Izi byari ibice 5 nakwerekaga bishobora kugufasha. Muri make ushaka aba subscribers 1000 mu masaha 28, koresha shorts. Gira hook ikomeye. Tangira na video ya hook ikomeye. Hook ikomeye urabizi, ubwira abantu ibintu ushyira ku ntego. Komeza orientation, ba consistency. Komeza uhozeho ko abantu bazagukunda. Niba rero iyi video igufashije, kanda like na subscribe, kandi umbwire muri comment niba ushaka izindi strategies zo gukora kuri YouTube. Tuzongera mu yindi video rwose. Ndabashimira abantu mukomeje gukora subscribe kuri MD Empire TV, mugakora kunzogera, mugakora like. Muri abantu b'abagabo ndabashimira. Dusubire ku yindi video y'ubutaha. Noneho nzabigisha uburyo noneho ushobora kuba waba monetize. Hari abantu baba monetize ariko ugasanga aba subscribers yarabuje ariko ugasanga ntabwo barimo ari monetize. Nzabigisha uburyo rero ushobora kuba waba monetize mu gihe wujuje aba subscribers 1000 n'amasaha 2000. Ciao rero.